Kanongera nkwifuriza kugira ibihe byiza by'umwihariko nshuti mukunzi kuri wowe udohema kwana natwe gatanu kandi kuri umunsi mu by'ukuri urupfu rwa Sherisha rukaba rwakomeje kugenda mu by'ukuri rubabaza abatari bake mu Rwanda, benshi bakaba batangiye kugaragaza agahinda mu by'ukuri ku kiriyo cye, abagore bashatse ko bana kiyahura, ndeko kandi mama we mu by'ukuri yakomeje kugenda agaragaza agahinda gakomeye, aho kandi yashaka kuba yanajya muri imva mu by'ukuri ngo ajyane n'umwana we, ariko ni ibintu bitakunda. Reka nizere ko atari bwo bwa mbere tugiye kubona kuri YouTube channel yacu, nimba ari bwo bwa mbere tugusaba kwiyandikisha ku muryango mugari wa NG Empire ukande subscribe, wikana gukanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu kandi kuri uyu munsi. Mw'abanyarwanda mu by'ukuri ibibaye ku kiriro cyangwa se ku muhango wo gusezera Sherisha ni ibintu biteye agahinda mu by'ukuri n'amarira akomeye cyane, abana barize ndetse kandi n'ababyeyi bakomeza kugenda bagaragaza agahinda gakomeye cyane. N'umukobwa mu by'ukuri wari uri muri Reverseri akaba iragiye mu bwiriro mu by'ukuri akaba ibyo byarahise birangira. Reka kuri uyu munsi tugaruke ku rupfu rwa Sherisha rwakomeje kugenda rubabaza abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Abanyarwandakazi, barundi kazi, ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru yakomeje kugenda itera benshi agahinda gakomeye cyane. Mu by'ukuri umwana ukiri muto n'umwana wari kirangiza amashuri ye yarara gukora anniversaire, akaba mu by'ukuri yarahise yitaba Imana, cyangwa se mu by'ukuri yarahise arangiza urugendo rwe. Bikari byakomeje kugenda bibabaza benshi cyane. Niyo mpamvu mbona mbabwira mu by'ukuri mw'abanyarwanda mwe, mw'abanyarwandakazi mwe, ubuzima n'ubusa, cyangwa se mu by'ukuri ubuzima bwacu burangira mu kanya gato cyane. Sherisha umukobwa mu by'ukuri warangije amashuri ye ngo kandi yari kuba yaserebra, cyangwa se mu by'ukuri yari gukora anniversaire, akaba yagiye mu bwiherero akaba yarahise yitaba Imana. N'ibintu byateye benshi agahinda mu by'ukuri, urupfu rwatungwe benshi, urupfu rwakomeje kugenda rutera agahinda ababyeyi, by'umwihariko mu by'ukuri abakomeje kugenda babona, cyangwa se mu by'ukuri abiganye n'uyu Sherisha, bikaba byarakomeje kugenda bitera benshi agahinda mu by'ukuri. Nanjye uyu munsi bikaba byakomeje kugenda bimbabaza. N'umukobwa mwiza cyane, n'umukobwa w'umunyarwandakazi wari kuba yanategura kuba mu by'ukuri yanaba Miss, dore ko kandi mukuru we yabashe kuba yanaba Miss mu by'ukuri akambikwa ikamba. Yakomeje kugenda agaragaza agahinda gakomeye cyane. Reka kuri uyu munsi mu by'ukuri iyi nkuru tube twayirebera hamwe, by'umwihariko kimukundwa inkuru tujye kuba twareba mu by'ukuri icyatumye Sherisha atayitaba Imana, cyangwa se mu by'ukuri icyatumye yitaba Imana, ndetse kandi tuza kuba twagaruka no kuri mukuru yakomeje kugenda ugaragaza agahinda gakomeye cyane, aho kandi mama we mu by'ukuri yakomeje kugenda arira cyane amarira akomeye, dore kandi musaza wabo mu by'ukuri umwana wari ukiri muto yarize cyane ku kiro, bikomeza kugenda bitera benshi ubwoba, aho kandi benshi bashaka kuba mu by'ukuri bakiterera mu isanduku cyangwa se muri imva ye bashe kuba bajyana, ariko ni ibintu bidakunda. Mama we yakomeje kugenda agaragaza amarangamutima akomeye cyane ku mukobwa we Sherisha, umukobwa mu by'ukuri ufite igikundiro, n'umukobwa ufite uburanga buhebuje, umukobwa mu by'ukuri mwiza w'umunyarwandakazi mwiza, umukobwa akomeje kugenda utera benshi agahinda. By'umwihariko ababyeyi baturuka mu Rwanda mu by'ukuri bakomeje kugenda bavuga ko Sherisha mu by'ukuri ari umukobwa ukenyutse, n'umukobwa ubashe kuba mu by'ukuri wababaza ababyeyi bakomeje kugenda babyara abakobwa, dore ko kandi ari umukobwa w'igitegarugori mu Rwanda, umukobwa uri kuba wakitegura kuba Miss, dore ko kandi mukuru we yakomeje kugenda mu by'ukuri yegukana ikamba rya Miss Rwanda. Bikaba ari ibintu byakomeje kugenda binashimisha abatari bake. Ariko kuri munsi tujya kuba twagaruka ku rupfu, cyangwa se ku cyatumye Sherisha ayitaba Imana bitunguranye cyane, dore ko kandi hakomeje kugenda havugwa andi makuru atigeze amenywa. Ubwo benshi bagiye babona mu by'ukuri iyi nkuru ikomeza kugenda itrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, benshi bakomeje kugenda bibaza icyatumye Sherisha mu by'ukuri ahita yitaba Imana, dore ko kandi mu by'ukuri yari muri anniversaire akaba yahise ajya mu bwiriro, mu by'ukuri akaba atarigeze avamo, dore ko kandi nyina agiye mu bwiriro mu by'ukuri akaba yanatindamo. Bagenzi be bari muri house party bakaba barategereje Sherisha mu by'ukuri bakamubura, bakaba baragiye mu bwiriro bakaba basaze mu by'ukuri ariho yabashe kuba yanagwa. Bikaba ari ibintu bitunguranye cyangwa se mu by'ukuri biteye agahinda gakomeye cyane. Ariko kuri uyu munsi hari amakuru yakomeje kugenda avuga mu by'ukuri ko Sherisha ashobora kuba atarapfuye bitungoye cyane, cyangwa se mu by'ukuri ashobora kuba yaraniyahuye. Bikaba ari ibintu byakomeje kugera bivugwa n'abatari bake, benshi bakomeje kugira mu by'ukuri bibaza cyangwa se baragira amakenga, ese mu by'ukuri umukobwa utari urwaye, umukobwa wagiye muri house party, cyangwa se mu by'ukuri kuba wanakizeza anniversaire yiwe y'amashuri yararengije, mu by'ukuri ni gute yahita ajya mu bwiherero akahita yitaba Imana? Ese mu by'ukuri ni iki kishi nyuma y'uko rero bavuze ko Sherisha abasha kuba mu by'ukuri yapfa atanarwaye? Bikaba byakomeje kugera bitera benshi agahinda. Sherisha ni umukobwa ukiri muto w'imyaka 22, n'umunyarwanda uhebuje wari kuba wakitegura kuba na Miss Rwanda, cyangwa se mu by'ukuri yo kuba yazajya mu marushanwa ya Miss Rwanda. Ariko none mu by'ukuri byakomeje kugenda binavuga ko nyine mukuru we ari Miss Rwanda, cyangwa se mu by'ukuri yigeze kuba Miss Rwanda. Bikaba ari ibintu byakomeje kugenda binasakazwa kuri platform cyangwa se kuri social media, byakomeje kugenda mu by'ukuri bivugwa n'abatari bake. Ariko kuri munsi mu by'ukuri uyu Miss Rwanda cyangwa se mukuru wa Sherisha yakomeje kugenda atera agahinda benshi cyane, mu by'ukuri avuga ko ababajwe n'urupfu rwa murumuna we, mu by'ukuri ari kumva nawe yakiyahura kubera ko yakundaga murumuna we cyane. Ubwo bari muri house party bakaba barategereje umuntu bakaba baramubuze. Banyarwandakazi, barundikazi nakomeje kugenda babwira ko mu by'ukuri ubuzima bwacu bushira mu kanya gato
cyane umukobwa witabye Imana mu minota itarenze 3 mu by'ukuri bagenzi be baramutegereje ubwo kandi bari bamutegereje mu by'ukuri bakata kake bakaza kwa mu by'ukuri banategereza ko yaza bakaba banahiba mu by'ukuri iyi keke ikaba yarasubijwe bikaba ari byakomeje kugera mu by'ukuri babaza benshi cyane benshi bakomeje kugenda bagaragaza agahinda gakomeye cyane kuri urupfu rw'uyu mukobwa n'umukobwa urukiri muto w'imyaka 22 n'umukobwa w'umunyarwandakazi mu by'ukuri ufite ubwiza buhebuje n'umukobwa wakomeje kugenda utera benshi agahinda gusa kuri uyu munsi mama we yakomeje kugera mu by'ukuri abwira abanyamakuru ko umukobwa we Sherisa ababajwe no kuba atashyikanwe ari kumva yakiyahura cyangwa se mu by'ukuri kukiri yakomeje kugenda agaragaza agahinda gakomeye cyane ubwo yashaka kuba mu by'ukuri yakitirira mu isanduku cyangwa se mwumva bari babashe kuba banacukura ashaka kuba yanejyamo mu by'ukuri ngo ajyane n'umukobwa we n'ibintu bitari kuba byanashoboka cyane dore ko kandi yakomeje kugenda agaragaza amarangamutima akomeye cyane munsi y'abanyarwanda bakomeje kugera mu by'ukuri bavuga kuri Sherisa urupfu rwe bakomeza kugenda baroga ko inshuti ze zivuga ko mu by'ukuri umukobwa Sherisa yari kuba yakora house party cyangwa se anniversaire akaba yaragiye mu bwiherero bagatekereza ko yataha cyangwa se yanaza gukata cake bakaba bamubura bo kandi mugenzi we yakomeje kugenda anatanga ubuhamya avuga ko mu by'ukuri uyu mukobwa yari umukobwa wakundaga kuba wakora ibintu bye atuje n'umukobwa mu by'ukuri wakunzwe n'abatari bake mu Rwanda n'umukobwa rukundwa n'inshuti ze dore ko kandi muri anniversaire mu by'ukuri yari yagaragayemo abantu batari bake abantu bari benshi cyane bari yitabiriye bo kandi nyine uyu mukobwa Sherisa yabashe kuba yanapfa bitungura benshi cyane benshi ntago bakobashe kugenda banabyemera bakomeje kugera bumva ko mu by'ukuri atari ibintu bya nyabyo uko benshi bari muri house party babonye umukobwa Sherisa mu by'ukuri asaba kujya mu bwiherero ndetse nyuma yo gusaba kujya mu bwiherero mu by'ukuri akaba atigeze avamo bikaba byakomeje kugenda bitungura benshi cyane benshi bakaba bakomeje kugera mu by'ukuri baza ikintu cyatumye uyu mukobwa Sherisa ahita apfa atarwaye cyangwa se mu by'ukuri nta n'igicurane yari afite bikaba byakomeje kugenda bitera benshi agahinda bakomeje kujya mu by'ukuri bavuga ko Sherisa ashobora kuba yiyahuye cyangwa se akaba ari n'inshuti ye yabasha kuba yanamugambara ikaba yanamuroga akaba yapfuye bitunguranye cyane bikaba byakomeje kugenda bitera benshi urushijeho mu by'ukuri gusa mukuru we yakomeje kugenda atangaza ko atakomeje kugenda yizera ko Sherisa yakiyahura cyangwa se mu by'ukuri ari n'inshuti ye abishobora kuba ari ibintu byatunguranye cyangwa se ari Imana yashatse kuba mu by'ukuri yamutabaruza cyangwa se yashatse kuba yamujyana bikaba bitakomeje kugenda byemerwa n'abatari bake bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bitera benshi agahinda nanjye umunsi mu by'ukuri iyi nkuru yakomeje kugenda intera agahinda Sherisa umukobwa muto cyane w'imyaka 22 wahise witaba Imana bitunguranye ni ibintu mu by'ukuri umva ko nyine bidafututse ni ibintu mu by'ukuri umva ko nyine ari ibintu bikomeza kugenda binatera benshi ubwo bakubona umukobwa mwiza gutya yaba yajya mu bwiherero akaba atanavamo cyangwa se mu by'ukuri akaba yanavamanwo ari umurambo dore ko benshi bakomeje kugira mu by'ukuri bavuga ko Sherisa ashobora kuba yaniyahuye nyuma yo kwira mu by'ukuri bikagomba bitakomeje kugenda byemerwa n'abatari bake uyu munsi benshi bakomeje kugenda bavuga ko ari inshuti ze zishobora kuba zanamuroze ariko ni ibintu bitakomeje kugenda binemezwa uyu munsi bivuga ko Sherisa mu by'ukuri ashobora kuba yapfuye ku mugambi w'Imana reka ngushimire ko ukomeza kugenda udukurikira agatanu ko kandi